Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, amahoro y'Imana bane nawe, wowe ukibyuka, wowe wabyutse kare, wowe ugiye kuryama bitewe naho uri, turakuramukije. Denis waramutse kandi wiriwe? Yego mwaramutse, igitondo cyiza kandi umunsi mwiza kubadukurikira bose. Yego Denis, bimeze bite Denis? Ni sawa sawa. Ubusesenguzi abantu barimo baravuga bati kabisa murimo muragerageza, murimo baratanga morale cyangwa se no kutuninura. Oya byo turabishoboye pe. Gusesengura amakuru tuba tuyafite, ahubwo umuntu utadukurikira hari byinshi azagicikwa. Mudakurikira Bwiza TV arahomba. Utarakoze subscribe rwose nihutire kuyikora kuko hari byinshi. Ikindi ntago dukeneye gukora twenyine, dukeneye ko audience dufasha. Mwebwe mukurikira Bwiza TV, wewe wakoze subscribe, muduhe ibitekerezo. Mutubwire ku nkuru nizi, ku mateka naya. Hari inkuru nyinshi cyane dushobora kuvugaho, twe tukaba turimo tuvuga izindi nyamara hari zo mukunzi. Mwifuza kugira byinshi mumenyaho. So Denis, rero inkuru tugiye kuvuga uyu munsi n'ubundi ntago tujya kureba y'akarere ka East Africa, muri Afrika y'Iburasirazuba cyangwa se mu bihugu by'abaturanyi, aho uyu munsi tugiye kujya mu Burundi. Burundi ngo hikangwa ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se kudeta cyangwa se impinduka zisanzwe. Hari byinshi bivugwa mu Burundi, nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo akora impinduka mu gisirikare. Arimo arakora impinduka zitandukanye mu gisirikare, ndetse yahereye mu mutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'inzego z'ubuyobozi zo hejuru. Denis, rero wenda tugihereye hanga, ubundi ni ryari perezida ashobora guhindura abamurinda? Haba habaye iki? Akenshi abakuru b'ibihugu bahindura baba barinda cyane cyane nk'iyo aribwo bakijya ku buyobozi, kubera ko ntago baba bizeye neza abo basanzeho. Baba bakeneye gufatisha systeme neza, kandi systeme ya mbere ni ukuba ufite wizeye umutekano. Igihe cyose udafite umutekano uri perezida uri mu mazi abira Denis. Mu bihugu rero byacu cyane cyane nko mu Burundi, igihugu cy'u Burundi abizi ko ni igihugu gikunze kubamo ibikorwa byo guhirika ubutegetsi. Aho mu myaka 20 bayinshuro zingahe Denis, cyangwa se kuva muri za 66 mu Burundi hamaze kuba nka kudeta zigera muri 5. Kudeta zigera muri 5. Urumva rero no kugerageza, harimo no kugerageza kuzikora. Hari za success ni 5. No izageragejwe n'izingahe? Hari ya nkuru nziza, ndumva izindi zose zagiye zicamo ntago bahushaga. So urumva rero kuba ubaye perezida ntube wahindura abakurinda Denis, ubu uri muri risk cyane ko ariho ubuzima bwawe baburi. Ibyo ngibyo na Tshisekedi yarabikoze mu mwaka ushize, nawe yahindura iperereza, ahindura gisirikare mu ntara gira gute, ngira ngo nka Tshisekedi urebye uburyo yahinduye mu ntara, ni bikwereka ko afite gahunda yo kuba yanasura n'intara Denis. Nko mu ntara ya Kivu abonye ko yahinduye ajyayo, sinzi na Ituri naho yagiyeyo. So urabona ko abaperezida kugira ngo abe yaba kwizera umutekano we, nuko ashobora guhindura ubutegetsi Denis, nako ashobora guhindura bamwe mu gisirikare. Amakuru yarava mu Burundi, bwiza.com ikesha urumwe mu rubuga rwo mu Burundi bita Ubumu News. Aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe arimo arakora impinduka mu gisirikare, aho yahereye mu bashinzwe umutekano we, nabo bita ngo ni Brigade Spéciale de Protection des Institutions, niko bayita. Iyo hano twita ngo ni Republican Guard. Yego. Iyi rero yayoborwaga n'umujenerali de brigade bita Dominique Nyamuguruka, yasimbujwe undi mujenerali de brigade bita Richard Banyankimbona, ubwo ni Banyanga Imbona mu Kinyarwanda. Bikavugwa rero ko hari n'abandi bantu bakuriye amabatayo bivugwa ko barimo baragenda bahindurwa za batayo zitandukanye. Denis, ngira ngo uyu nguyu wasimbujwe Dominique yari yarashyizweho na Nkuru Nziza, n'ubundi ni umwe wari ukuriye uburinzi bwa Nkuru Nziza. Ubu rero ni ukuvuga ngo Ndayishimiye hari kuva yagera ku butegetsi, mu gihe amazeho nibwo yakora impinduka Denis, nibwo yasa nk'ukora ku gisirikare. Abasirikare bamwe bahawe kuyobora intara, abandi kuyobora bimwe na bimwe muri za ministeri, ariko ahangaha mu gisirikare Denis ubwo yageze ku mutima, navuga ko ari umutima w'igisirikare. Yuvuze Republican Guard, yuvuze perezida niwe mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo. Urumva niba hinduye kuba mwegereye cyangwa se kuba murinda Denis, bivuze bifite byinshi bivuze, kandi bifite byinshi bigaragaza ko n'ahandi umuhini nyine ngo
ugenda wototora isuka wototera isuka muhini uribwa urigiye ntago uwo mugani mwibuka neza ariko nuvuga ngo igifata umuhini kiba cyenda kwegera n'isuka neza nayo isuka ishobora kuba gafuna ariko ahangaha siko bimeze bigaragara ko impinduka ziba zihereye nyine mu burinzi bw'umukuru w'igihugu ziba zijya no kugera ahandi Denis kandi utagira ngo apfa kubikora gutyo gusa ubu bivuze ko ushobora no kuzasanga mu minsi iri imbere ashobora guhindura iperereza ariko yibuke neza ko ubwo Nkurunziza ahinduraga iperereza ariho hantu yatangiye kugira ibibazo iperereza ryamaze no kurikoramo ndayishimiye yamaze kurikoramo ino nkuru bwiza.com ivuga ko nka General Ndayiziga Emmanuel washinzwe iperereza mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse wari umuntu wegereye Nkurunziza ubu ngubu yoherejwe kuba ambasaderi yasimbujwe bita Colonel Alfred Inosa Museremu wari ushinzwe iperereza ry'imbere mu gihugu niyo yagize yiyegereje binavuga ko ari umuntu wa hafi wa perezida Ndayishimiye ndetse ngo bavuka mu ntara imwe ya Gitega Denis urumva nyine aho ibyo ari gukora so arimo aragenda yiyegereza abantu ba hafi kuko urumva niba yaragiyeho nka perezida akaza agasanga imwaka ugashira cyangwa se amezi agashira akora nabo yasanzwe bashyizweho na Nkurunziza hari impamvu nabo bayarabahaye umwanya aba yarabonyemo ubunararibonye cyangwa se yarabonyemo ubushobozi ariko Perezida Ndayishimiye nawe burya kenshi Denis iyo umuntu agiye ku buyobozi bwaba ari ubw'ikigo noneho reba ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se ubuyobozi runaka akenshi muri manifeste z'ishyaka wenda riba ryatumye wiyamamaza cyangwa se wowe ubwawe mu bitekerezo byawe nk'umuntu ugiye kuyobora cyangwa se ugiye kuzana impinduka mu gihugu cyangwa muri kampani runaka hari ibyo ubureba hari intumbero hari vision ufite uvuga uti kugira ngo nzagere kuri ibi cyangwa kugira ngo nzabashe gushyika kuri ibi nuko nzaba mfite abanshyigikiye dushobora kuba tureba ibintu kimwe bandi ruhande cyangwa se bumva filozofi yanjye noneho nka Ndayishimiye nk'umuntu wari umusirikare nka general majoro mu gisirikare cy'u Burundi nawe ukimazemo imyaka Denis itari mikeya kuko kuva CDD-FDD yajya ku butegetsi yahise ajya mu gisirikare so urumva no mu ishyamba yararirimo ahubwo no mu ishyamba yararirimo urumva hari byinshi yarebaga hari uburyo yabonaga igisirikare kugira ngo Denis aho CDD-FDD ifatiye ubutegetsi ubona ko hari abasirikare benshi bahoze mu gisirikare cy'u Burundi bamwe bagiye bahabwa demob bagiye bavamo urumva CDD-FDD yagiye igira gute igwiza amaboko so rero nk'umuntu wari mu gisirikare iyo urebye ubona ko izi mpinduka ziba zifite byinshi zivuze zifite byinshi zisobanuye kuko nta kuntu waba uri general utazi abanyembaraga n'abanyantege nkeya utazi na hari weakness wowe ushobora guhindura noneho amprise ubaye perezida Denis urumva ko harimo akantu nubwo nyine atahise yihutira gukora izi mpinduka akigera ku butegetsi kuko urebye nk'abantu bari begereye nyakwigendera Nkurunziza yagiye abagumana barimo nka minisitiri w'intebe Yarengiyome Bunyoni ba Gervais Ndirakobuca ubu ngubu uyoboye minisiteri zigera muri 3 zabumbiwe hamwe harimo iy'umutekano yaragenda akuzanira Albert Shingiro wari uhagarariye Burundi muri Loni amugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na minisitiri w'ubuzima Tade Ndikumana yaramugumanye gusa nk'uko bigaragara ngo muri iki gihe ngo Ndayishimiye asa nk'umuntu utangiye kwegezayo gahoro gahoro bamwe mu bari mu nzego z'umutekano bari begereye cyane nyakwigendera Nkurunziza bagashyirwa mu yindi mirimo bamwe bakabona ko ari kubashyira kure cyangwa se kubegeza kure ariko abandi nabo bakavuga ko nabo banejejwe no kuba babonye imirimo mishyashya cyangwa se bahinduriye imirimo ubwo rero iyi nkuru itanga urugero nyine nk'urwa General Ndayiziga Emmanuel niwe wari ushinzwe iperereza mu biro by'umukuru w'igihugu ubu ngubu yagizwe ambasaderi yasimbujwe Colonel Alfred Inosa Museremu amakuru kandi avuga ko hari n'abandi n'izindi mpinduka zaba zitezwe mu minsi iri imbere meki zitezwe mu gisirikare cyane cyane Denis rego bivuze igisirikare ni umutima w'igihugu cyane mu mutima wa leta leta yari yose cyangwa se perezida wari wese ngira ngo ashobora kugira imbaraga ruko afite igisirikare mu ntoki kugira igisirikare mu ntoki no ufite abantu mushobora kubyumva kimwe abantu bashobora kumva umurongo wawe abantu bashobora gukurikira amategeko n'amabwiriza ava hejuru ni hehe rero ni muri presidence nta handi so bivuze ngo kuba wajya ku buyobozi Denis ntugire igisirikare ngira ngo byabaye henshi hari abayobozi benshi bagize mu Burundi ngira ngo
biri mu bintu byahitanye Melchior Ndadaye kuba atarafite amaboko mu gisirikare, kuba atarafite imbaraga mu gisirikare. We yabaye akijya ku buyobozi tayari mu minsi mike baramuganiriye. Ndadaye asa nk'umuntu wagiye ku buyobozi ariko akagira umutima mbese akagira icyizere cyinshi. Yarebeye ku buryo abarundi bamutoye, kuko ngira ngo Ndadaye ajya gutorwa Denis byabaye ibintu bisa nk'ibitunguranye, kuko Buyoya ngo abarundi bari bamwisheje ati kuri inyuma rwose nyene icyobahiro. Buyoya bakajya bamukomera amashyi kuri inyuma, ariko Buyoya yatunguwe no kubona Ndadaye yamutsinze. So Ndadaye rero ubwo yamutsindaga, urumva Buyoya yari umusirikare wari umaze gukora, warakoze kudeta, wakiye mu gisirikare mu buzima bwakora amakosi, ngira ngo ntuza Buyoya bagaza ngo yajyaga abona kuntu azagira akajya amwohereza buri munsi kwiga. So urumva Buyoya nawe yari umuntu nawe utoroshye. So birangira rero Buyoya yatsinzwe. Buyoya rero nk'umuntu ufite imbaraga mu gisirikare, nawe ntago byari korohera Ndadaye Denis, ntago byari kumworohera. ngira ngo ihirikwa rya Ndadaye riri mu bintu byatumye abangaba bajya mu ishyamba, abantu Ndayishimiye na inkuru nziza, kuko niho hatangiye ubwicanyi mu gihugu cy'u Burundi. Ubwicanyi bwagiye bunica bamwe, barapfa. Inkuru nziza barahunga, nabo icyo gihe bahunze kubera ubwicanyi bwaberaga mu Burundi. So rero ahangaha ngira ngo nawe nk'umuntu wafashe ubuyobozi, iyo byose hari abantu bari ku ruhande rwa inkuru nziza bashyigikiye wenda kuba filozofiya nkunze cyane. Nk'iyo narebye uyu mugabo Ndayishimiye afite style yenda kuba nk'iya Magufuli, kuko ajya kuri tere. Yageze kuri tere inkuru nziza wenda wabonaga kenshi ajya kuri tere mu mirima guhinga, gukina umupira, ugasanga wenda ntago ubona ko inkuru nziza yirukana abayobozi. Ntibyagiye bivugwa, ariko uyu mugabo arimo arabirukana Denis, arimo aratanga na deadline. Ariko uno mugabo afite rezo ukurikije amateka y'igihugu cye cy'u Burundi. Afite rezo rwose. Uyu mugabo ubona ko ashobora kuzahindura igihugu cy'u Burundi mu buryo bwiza. Narebye style afite hagati, urabona ko arigira kuri Magufuli no kwigira hano mu Rwanda. Ukurebye uburyo Perezida Kagame yagiye ajya kuri tere, uburyo yahinduye, uri umuyobozi ukoze naba uvaho. Wareba Magufuli nawe yagera kuri telefone aguhamagara nk'amakampani yaba yarakoze amasoko ntabashe kurangiza imirimo, agahamagara ati nguhaye igihe iki n'iki n'ubutarabirangiza. N'uyu mugabo niko bimeze. Maze kureba speeches nyinshi cyane, cyangwa se abagiye ajya kuri tele Denis, ngira ngo abayobozi bagatitira. Arabirukana rwose, arabirukana. Abandi akavuga ati uyu munsi uyu n'ubutarabikora uzave muri iri soko, cyangwa se ntuzabukira ahangaha. Urumva rero urebye rero nk'umuntu uri gukora izi mpinduka, cyangwa se nk'umuntu Denis, reka impinduka zirababaza. Niba uri umuyobozi ukazana impinduka ku bantu batari bazimenyereye, hari abagomba kubura umugati, hari abagomba kujya muri gereza. Ntabwo imiryango yabo izishima, nta nubwo babandi bafitemo, kuko nabonye umuyobozi perezida w'igihugu cy'u Burundi yirukanye, habaga harimo ikintu kimeze nk'ibiturire, uruswa. Kuko ukibaza uburyo leta yishyuye amafaranga yose abantu, itanga isoko, abantu ntibakoze akazi, kandi bakomeje imirimo yabo. Byumvikane ko iyi ruswa ibirimo abantu benshi Denis. Ntago ruswa ipfa gutangwa, ica mu nzira nyinshi. Cyane cyane birimo n'abantu bo mu nzego zo hejuru z'ubuyobozi. Kandi urumva niba wirukanye umuyobozi w'ikigo runaka, hari abantu bamwe namwe bari bubigendere mu Denis, rega niho hatangira iperereza. Rya perereza iyo ritangiye rimwe ushaka gusanga harimo n'abasirikare baririmo. Kandi bumvishe ko ejo bundi yarababwiye ngo arabi banga kumpa amakuru banyegereye. Denis yeka ko ari nazo zino mpinduka. Yavuze ngo ni wanga kumpa amakuru nyegereye Imana izayama, niko yarimo ababwira. Ngo kandi ubwo yabwiraga nyine abantu bo mu iperereza, avuga ko banga kumuha amakuru yaho hafi ariho bagakwiye kuba bayamuha, ngo ariko uko byagenda kuko uko yifuza kuyobora cyangwa se ubuyobozi bwe, nkurikije uko yabivugaga, Imana ikunda Burundi n'abarundi ngizamufasha. Ariko Denis umuyobozi akubwiye gutyo muri politike, ntago ari ukuvuga ngo ni Imana izayamuzanira, nuko nabo bafite amakuru. So uranga kumuha amakuru nawe rega. Kandi unarebye mu gisirikare Denis, uko ibisirikare bikora, uyu munsi ashobora kuba ari urwego rw'iperereza, ariko na general ubwo ashobora kugira abamukorera iperereza cyane. General niba yoboye ingabo mu karere runaka, abafite abamukorera iperereza ryiwe, kugira ngo nawe amenye amakuru nk'umuntu ukuri igisirikare muri ako karere. So urumva rero nka perezida ashobora kuvuga ati okay, hari inzego z'iperereza wenda zizwi na leta, ariko nawe ashobora kugira bamukorera iperereza, bakamumenyera amakuru yo muri ibyo bigo, bakamumenyera amakuru yo mu gisirikare imbere. Denis ngira ngo ndakubwiye ngo ahangaha
uzabona impinduka mu gihugu cy'u Burundi ahanini zizajya mu basirikare mu gipolisi no mu baminisitiri kuko narebye hano Denis nubwo yahinduye bamwe mu baminisitiri ariko harimo n'abagarutsemo bahabwa wenda indi mirimo ahandi hantu ariko Denis uzabureba impinduka zo abantu bakwiye kuzitega kuko bitabaye ibyo igihugu cy'u Burundi gifite amateka ko kugeza ubu ngubu buri myaka 10 uzagomba kubamo kudeta uhereye nko muri 1966 dusubiye inyuma gato ku itariki ya 28 Ugushyingo 1966 wo bita Michel Micombero niwe wakoze kudeta bwa mbere mu gihugu cy'u Burundi abahiritse umwami Ntare wa gatanu w'u Burundi abatanashyiraho Repubulika y'u Burundi abaperezida kugeza muri 1976 ngira ngo uyu mwami Ntare Micombero aravugwa cyane Denis mu mateka y'u Burundi. Ntare wa gatanu Micombero bamwitaga Michel niwe wamuhiritse Micombero niwe wamuhiritse yahiritse Ntare Ntare yaravugwa cyane ndetse n'uyu Micombero uvuze ku bijyanye na Repubulika ku Barundi kubona Repubulika uyu Micombero ntago wamwirengagiza nubwo yakoze kudeta agakuraho ubwami yari kapiteni yari majoro ngo general ajwe wari majoro general ajwe ninde jamba bagaza no kuvuga ngo muri 75 kuva muri 1956 kugeza muri 1976 haciyemo imyaka 10 Jean Baptiste Bagaza nawe abahiritse Micombero aho yamukuye ku butegetsi icyo gihe Bagaza ari chef d'état major ubwo yarashize imyaka hafi 10 ni 10 yuzuye abaramuhiritse aramubwira ati nawe jya ku ruhande yamugereye akebo yagereyemo abandi uyu Bagaza nawe ayobora igihugu kuva muri 76 kujya muri 87 ubwo harimo imyaka ingahe 10 nayo buye ati nawe egerayo nawe baramuhiritse abafasha ubutegetsi ayobora igihugu kugeza muri 93 buye yamuhiritse nawe hashize imyaka 10 abayoboye igihugu kugeza muri 93 urumva yarashizemo imyaka hafi 10 yo ni 6 hanyuma nibwo habaye amatora nyine Ndada yajya ku butegetsi nakuzi ko yamaze ku butegetsi amezi 3 ashize urebye nabyo bishyiraho buyoya babishyiraho buyoya nubwo atari wese ujya ku butegetsi yahise asimburwa na Nuza na Sylvestre Ntibantunganya wagiyeho muri 93 kugeza muri 96 noneho buyoya yamukubita kudeta ya nyayo Ntibantunganya yagiyeho muri 96 kuko nyuma yaho ngaho ni nabwo oya Ndadaye akivaho yahise asimburwa na Ntibantunganya wari perezida w'inteko ishinga amategeko 93 noneho rejuye muri 25 96 yaragarutse kuko yashyizemo transition y'imyaka ingahe yari hatari yaragarutse abaperezida kugeza muri 2003 nyine amasezerano ari naho amasezerano ya Rusha yatangiye kuko ni nabwo CNDD-FDD yari iri mu rugamba ishaka ko haba impinduka mu Burundi ndetse gukuraho ubutegetsi cyangwa se ko habaho uburyo bwo kumvikana cyane cyane Denis ko byari mu moko rero 2003 nibwo buya yavuye ku butegetsi hahise hajyaho nde Inkuru nziza ariko higeze gucaho na perezida wundi Domitien Ndayizeye Domitien Ndayizeye kuko yagiyeho asimbuye Sylvestre Ntibantunganya ahubwo Inkuru nziza yagiyeho muri 2005 ndibaza Inkuru nziza yaje akurikiye Domitien Ndayizeye Inkuru nziza rero yagiyeho muri 2005 urabizi ko hashize imyaka 10 nawe bagerageje kumuhirika harashize imyaka 10 nawe bageze kumuhirika nuvuga ngo Burundi bufite amateka yuko buri myaka 10 haba ikintu gisa nka kudeta kuva bwabona Repubulika kuva bwa umwami yavaho ubwami bwavaho nuvuga ngo ikintu gisa nka kudeta buri myaka 10 kiba giteguwe no kuvuga ngo ndayishimiye sari muri 2020 sibwo yagiyeho ubu rwose nawe muri 2030 yitege ko ashobora kuzahirikwa ari bino muvuna yatangiye atari gukumira ibyo bintu
kuko narebere kuri Joseph Kabila akimara gufata ku butegetsi Denis we yasimburaga se amaze kwita Imana nawe icyo yakoze cya mbere nuko yakoze impinduka mu gisirikare yakoze impinduka mu gisirikare agenda yegereza abantu ba hafi urumva babanye ku rugamba harimo urumva n'abari bamuri hafi nyuma yaho wibuke ko uko yakoraga yagendaga akora impinduka so umuntu uvango mu gihe ushobora kuba umusirikare cyangwa se ushobora kuba umuyobozi w'igihugu runaka udashobora gukora impinduka Denis udafite n'ubushobozi bwo gukora impinduka uri mu mazabira urabona ko na Tshisekedi nyine izo mpinduka yarazikoze mu mwaka ushize muri 2020 mu kwa kane yahise afata uwo bita General Majoro Ciwewe Songe Christian abari wagira umukomanda w'abashinzwe kumurinda komanda wa Republican Guard wari uriho ku bwa Kabila aravuga ati wowe ntago nakwizera ugiye ku ruhande yazamuye kandi abandi bantu barimo nka Kabikiriza Ephraim wari colonel amugira brigadier general ahita amugira chief of staff wa Republican Guard nanone urumva ko yahise ajya kuyobora ingabo zirinda umukuru w'igihugu ari we Felix Tshisekedi hagati aho uwo bita brigadier general Chiko Chitambwe Jerome niwe ushinzwe ibikorwa ndetse n'ubutasi nawe yahise amushyiraho mu gihe uwo bita brigadier general Banza Miramboge yamugize umukomanda wungirije ushinzwe ubuyobozi n'ibikoresho mu gisirikare Denis igira ngo muri Afrika biracyagoye cyane muri Afrika kuba perezida ashobora kujya ku butegetsi ntiyegereza abantu ba hafi cyangwa se bamwe mu miryango runaka iba bafitanye ubushuti kuko urebye muri East Africa even ugiye Uganda ngira ngo kereka mu bihugu byubatse demokrasi nk'iyi Burayi cyangwa se byamaze kugira systeme zikomeye nk'izi Burayi niho usanga bashobora kurebera ku bushobozi bw'abantu bagomba ubushobozi cyane kureba abasirikare kosi banyuzemo ibitendo bakoze iki hatabayeho kuba ngo umuntu wa hafi ariko nanone urebye kwa Felix Tshisekedi nabonye ko ejo bundi sinzi abakongomani nabonye barimo bamushinja nawe ikintu kijyanye no kwironda ariko urabona ko iri kwironda kwe bwari uburyo bwo kuba protection Denis kuko protection utayikoze uba ushobora kwisanga uri mu mazabira Denis aho bavuga ko bagiye bavuga abantu bose ngo muruba nyine nawe ni umuruba n'umukasayi bo mu bwoko bw'abaruba bavuga abantu nyine bayoboye yagiye yegezayo abantu harimo nk'uyu mugabo wari ushinzwe iperereza Karevi Mutondi yagiye akuraho ba generali ba Kahimbi bavuga ko Kahimbi uzi ko yanapfuye ndetse hari n'abantu bashinja Tshisekedi ko yabigizemo uruhare nubwo nta kibyemezo gihari ariko abo bose ni abantu bari Kahimbi we banamushinjaga ko yaba ari igihugu akorera ubutasi aneka Perezida Tshisekedi ndetse ngo hari n'akuma yakoreshaga muri ibyo bikorwa kaba karafatiwe iwe byabaye ibintu birebire urumva nka bya bindi tujya twumva ngo muri Afrika ngo umuntu ngo arakorera CIA arakorera ubutasi bw'Ubufaransa arakorera ubutasi bw'Abarusiya ibyo biranashoboka ariko Denis umuntu ashobora kuba ari umusirikare akorera n'ibyo bihugu cyane usanga wenda ashobora gutanga amakuru y'umukuru w'igihugu cyangwa se amakuru y'igihugu cyose kuko ni naho amafaranga ubundi azira birabigo niyo bikoresha nta kuntu umuntu w'umunyekongo bamwereka briefcase irimo miliyoni y'idolari ni miliyari y'amanyarwanda reka ikibitera bamugani pase mwavuze impamvu abantu bavuga ruswa bakunda kuvuga kuri ruswa ati nuko nta action uragera nugera muri action nibwo uzimenya ariko ubundi ngendo ubuye kuko usanga nyine Denis ikibazo gihari kijyanye n'ubushobozi n'imiryango abantu baturukamo hanini wenda bikatera abantu mururumba ushobora gutuma ugambanira igihugu ariko gusa ntibikwiye kuba umusirikare cyangwa kuba umuyobozi cyangwa kuba umuntu uwo ari wese ntukwiye kugambanira igihugu cyawe kuko gutanga amakuru yajyana muri abo bagashaka buhake mw'abo banyamahanga ni uburyo bwo kwangiza igihugu cyawe ubugurisha igihugu cyawe Denis byose ariko biterwa n'ubukene ahanini none se meki urebye nk'uriya mukoroneri wo muri Uganda wisabiye Museveni ati rwose warukwiye kuma ka general nkara ko nanjye pansiyo iziyongera sinzajya ntega moto sinzongeye kugenda uriya mugabo uramubona umuhaye ibihumbi 500 by'idolari atagambanira igihugu
so birashoboka noneho ni nayo mpamvu tunavuga Denis izi mpinduka mu gisirikare urabona ko habaho urwikekwe so ku muyobozi wese ufashe ubutegetsi cyangwa se uri ku butegetsi hahoramo urwikekwe nuvuga ngo iperereza ryawe ryose rigomba kuba ricunga abasirikare bacungira hafi rigomba kuba ricunga abo wahaye bibaze guha abantu ubuyobozi nawe rigomba kubacunga ari no mpamvu rimwe na rimwe ushobora gukoresha bamwe mu muryango wawe kubera iki kuko bo ushobora kubakomva ukabwira uti nyamuneka jewe ndi iwanyu wowe uri iwanyu wenda wari waraheze ku gatebe guhaye ifunguro gerageza umfashe turebe ko twasigasira ino mbere yacu twasigasira ino ntebe cyangwa se dusigasire kesha ahubwo igihugu atugeza amahirwe wenda tubwe muri intara yacu nibwo tubonye intebe y'ubuyobozi ati rero nimutamfasha murahura n'ibibazo murasubira ku isuka urebye kwa perezida wa Kongo Tshisekedi urebye kuvuga ngo muruba baruba wavuga ngo perezida wa procureur general ni muruba w'inteko ni muruba nyine bagenda bavuga baruba urumva nawe ubwe yararebye asanga urebye uburyo imirimo yatanzwe cyangwa se abantu bagiye bahabwa intebe buriya naho abantu baba badahuriye mu ishyaka ariko Denis kavuga uti wowe nibura turavuka mu karere kamwe turabakasayi cyangwa se turabantu bo mu Gitega nyamuneka mureke dusigasire iyi ntebe cyangwa se twubaka igihugu natwe wenda abaturuka muri intara tuzavuge mu mateka ko twagize uruhare mu guteza imbere igihugu cyacu rero urabona ko Denis urebye izi mpinduka mu gisirikare cy'ubundi ngira ngo niyo seje tukiriho nubwo twagiye muri ibihugu duturanye mu karere k'ibiyaga bigari urebye izi mpinduka urareba ugasanga ko zifite icyo zivuze kuko ukurikije uko Afurika imeze style yayo political environment ukareba amateka abantu baba baraciyemo hari ibintu ubona ko bikwiye ahubwo umuntu atabikoze ahubwo ari cyo kibazo Denis kuko ntushobora kwizera anytime cyangwa se mu kanya nk'ako guhumbya ushobora kwisanga uri hasi Denis twatanze urugero kuri ndadaye na nkuru nzizerega ibintu yaragiye kubikorerwa n'abantu babanye mu ishyamba mu gisirikare ba niyo mbare bari abantu barwaniye CNDD bivuze ngo mu general prime niyo ngabo uretse ko yisubiye bagenzi be n'ubu ngubu aracyari umugaba mukuru w'ingabo ariko nawe biravugwa ko mu mpinduka ziri imbere zishobora kuzamugeraho kuko ngo aranaregwa ibintu ngo byo kunyereza amafaranga y'abasirikare baba bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Uyu prime niyo ngabo akaba ari umugaba w'ingabo z'u Burundi akaba ari lieutenant general amaze igihe kinini cyane nawe ari umugaba w'ingabo kuko no kuva ku bwa Nkuruziza ari intuza ariko wenda ngira Nkuruziza batamukuyeho nuko ashobora kuba yaragize uruhare rwo gutuma Nkuruziza aguma yabigizemo uruhare buriya rwose kuko bagenzi be bari bizeye ko bari kumwe ariko arabihinduka ku isegonda rya nyuma ubanze nawe wabaraburije kuko urumva umugaba w'ingabo kimwe na Gacibubwenge ariko icyo gihe yahise anahunga ngira ngo ntakiri mu Burundi yari minisitiri w'ingabo Gacibubwenge bo bose bari mu mugambi umwe ubundi niyo ngabo niwe waburije miriya kudeta niwe watumye igihugu cy'u Burundi kitabamo kudeta ndetse Denis ngira ngo iyo ntuza agera ku buyobozi niyo mbare nawe yari bukande bamwe cyane rero hejuru kuri bantu z'abantu bawirinya-mitwe nabande bose bari undi wishwe nyuma harya ninde wamujene nuko ariko Adolphe ngira ngo kwicwa we yashaka ko yarazize kuba mu mugambi hari washatse guhirika ubutegetsi we yari yegereye inkuru nziza cyane baramwishe kuki yapfuye kandi ko urebye neza ashobora kuba atarishwe n'abanzi hari n'ababivuga ko na nkuru nziza nawe yaba ari inyuma yo kumwica ariko bakavuga ko Adolphe ngo yarushaga igitinyiro nkuru nziza ndetse ngo rimwe na rimwe yajyaga anamwicaza akamuha amabwiriza akabwira Nkuruziza ati kora ibi ibyo rero ngo nkuru nziza nawe akaba yarabirambiwe hari abantu babivuga abandi bakavuga bati yazize ko yari umuntu wafi Nkuru nziza ariwe wari umurinze mbese nta wamenya ukuri kujya dore ko Denis ngira ngo igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi ryahitanye abasirikare benshi mu gihugu cy'u Burundi rinahitana abaturage benshi abandi barahunga abandi bajya mu magereza Denis ngira ngo abasirikare Burundi bwabuze abasirikare harimo na general ntuza uriya wapfuye ejo bundi wapfuriye muri gereza hakabamo na general wa wundi ntuza wari uvuye mu butumwa bwa minisima bwa ntuza muri Somalia wapfanye n'umugore n'umwana
kugira ngo abajenerali bagiye cyangwa se abasirikare benshi bagiye Denis kubera ingaruka ziriya kudeta ni benshi cyane. So rero twavuga ko kuba izi mpinduka ziri kuvuga mu gisirikare cy'ubundi ngira ngo Denis ntacyo yagitangaje muri Afrika biba bikwiye. Ibi bintu Denis iyo unarebye izi mpinduka ziba cyane rimwe na rimwe cyangwa se kwikanga ukurwa ku butegetsi ni ikintu kiba kidakwiye muri Afrika ukwikira Afrika igeze. Kuko Afrika ikwiye kuba irimo iriyubaka, kuba igihugu yaba Afrika yunze ubumwe koko ihuriye hamwe, ishobora kurinda umutekano wayo, ishobora kugira ubukungu bwayo, dore ko Afrika ibashe kuexploita ntuza ubukungu buyirimo cyane cyane mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ibijyanye n'umutungo kamere, imbaho, n'ubutaka bwayo Denis, mu bijyanye n'ubuhinzi Afrika yakira kurenza n'ibihugu by'u Denis. Ibyo byose birashoboka, ariko nanone hari imbaraga z'amahanga ziba zibyihishe inyuma z'ibihugu bikomakomeye. Denis ngira ngo ibi byose ni amateka aba yarabaye agagenda atangaza effect zitari nziza kuri Afrika, abantu bwabo bagira imyumvire isa nkaho yo kumva ko bagomba gutwarwa n'abanyaburayi cyangwa se n'abo mu bihugu by'uburengerazuba, ariko abantu bagize patriotisme mu bihugu byabo bakumva ko kuba ufite umuyobozi runaka, kuba perezida hari, kuba umuyobozi runaka agize ibyo ayoboye ni inyungu kuri wowe, kuko igihugu cyawe kizabasha kugira, ukagira umutima wo kumva uwo muyobozi wawe ukwiye no kumurinda, ahubwo aho gushaka kumwica cyangwa se kumugambanira. Kuko kurinda abayobozi nabo bakamenya ko ubuyobozi ari repubulika atari ubwami, bakajya bamenya ko riba ari manda ebyiri itegeko nshinga ziteganya cyangwa 3 azikora, yarangiza nawe agaha abandi nabo bagakomeza. Ariko se ubundi bwo Denis hayobora umuyobozi umwe bwo bitwaye iki? Kinyeze ukayobora abantu neza. Njyewe reka nkubwire Denis, ntago icyo bavuga ngo repubulika, demokarasi ishobora kuza muri context y'abantu, kuko unarebye Denis nta demokarasi baho. Oya, ibyo byose ariko ni itegeko nshinga riberaho meki. Ibi itegeko nshinga rivuga ko manda ari 2 cyangwa 3. None ikibazo ni itegeko nshinga Denis. Ni itegeko nshinga rero bajye bavuga bati ni manda umubare. None se Burundi bari babona ari umuperezida urenze imyaka 10. Usibye n'ibyo ngibyo, ariko kuki ahora iyo ntureka se baricwa nyine ni ya myumvire. Ngira ngo ikibazo ni imyumvire Denis, ikibazo ni imyumvire. Muri Kenya buri munsi yagiye kwa amatora haba imvururu, hari umuperezida yarenze amanda 2. Igihugu kitagira ibibazo mu matora ni Tanzania muri East Africa no mu Rwanda. Uganda buri munsi hahora ari ibibazo by'amatora. Ethiopia bagiye gutora bafunga za internet. Muri Kongo bagiye gutora, ahubwo uvuga ngo abanyafrika ubwo bakwiye kuba babumva bavuga bati ikibazo ni abayobozi, ikibazo ni imyumvire yacu, ikibazo nibyo twifitemo ubwacu. Wasanga nyine ikibazo ari nabo bazamatse ibihugu zitaba zishaka ko dutekana. Nibyo mubwira nyine ubutunzi buri muri Afrika n'ubutaka bwa Afrika, amazi, uvuga ngo imiterere ya Afrika ubwayo. Igihe abanyafrika babasha kumva ko bakuye kugira patriotisme, kwibohora, bakagira kwibohora, panafricanisme ikaba muri bo, Denis Afrika yakunga ubumwe, Afrika yabaho ikize. Ukwikanga kwa hato na hato ngo ndakurwa ku buyobozi, kwikanga kwa hato na hato ubwo nintashyiraho bene wacu cyangwa se nintaha runaka kazi aranyirenza. Denis umuntu akumva ko guhabwa inshingano ni uko ubuzishoboye, kandi utazihabwa uzakora n'ibindi. Ntabwo kuba minisitiri cyangwa kuba general runaka ari byo bishobora kuzatuma igihugu gitera imbere. Nibyo nanjye nyine nkubwira ni muri wowe. Nanjye ni mpamvu mubwira niba uri perezida kuki riba ari manda 2 cyangwa 3 wemerewe utazikora, warangiza ugaha abandi ugahitamo kwizirika ku butegetsi. Imana ko iyo tuyita ko ari umuyobozi w'isi, iyo izanayobora imyaka n'imyaka, ni arumva hari indi ntambara yari yongera kuba mu ijuru. Usibye Imana rega burigira igitugu. Imana ni nyagitugu. Nyine nicyo shaka kwereka demokarasi bita demokarasi, n'Imana nta demokarasi bwayo ifite. Kuko Imana nivuga ngo Denis rega no mu isi nta demokarasi hari. Kuko habaho demokarasi, icyo twita demokarasi nta mategeko yabaho. Kuko ni kahubwiza ukuri, none se urambwira ngo demokarasi kandi hari itegeko rikubwira ngo uraca n'utaca, urakubitwa. Iyo ntabwo ari demokarasi. None itegeko riragukubita. Bo bakubwira bati muyobozi ntashaka kukwereka ko ari we ugukubise Denis. Ariko amategeko yashyizweho muri systeme zayobowe n'abayobozi runaka batandukanye
araguhondagura. Nese meke umuntu agiye ku butegetsi akakuyobora nabi akamara imyaka 100 wavuga ngo nayobore ngo n'uburenganzira. Naguhaye urugero rwaho basimbura imyaka 10. Ibyo ngibyo bishyire ku ruhande. Twamuke tujye mu Bufaransa. Mu Bufaransa ku bwa Macron ntibigaragambije. Hari igihe batigaragambye. Basimburanye kangahe se Macron ntiyagiye basimbuye Hollande wari umaze nyine ni bya bindi ndi kukubwira umuntu ashaka kukuyobora nabi ukaba utakwifuza ko amaraho n'umwaka. So icyo kintu cya mbere mbona Denis, icya mbere mbona ni patriotism ikwiye kuza mu Banyafurika, gukunda ibihugu byabo, bakumva ko kugira igihugu ubwacyo gifite amahoro ni ishema kuri wowe, kandi guteza imidugararo cyangwa guteza ibibazo by'intambara mu gihugu cyawe izahitana umuryango wawe, itane bene wanyu, ndetse igihugu gisubira inyuma nanone mu bundi buryo. Urumva Denis, ntago mvuga ngo abantu bo kudahanira demokarasi, ahubwo ukwiye kureba aho Afrika igeze cyangwa se aho ibihugu bigeze. Abantu bari bakwiye kuba bareba noneho dufata iki, bakwiye gufata ikihutirwa kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere, bijye gusiganwa na bya bihugu by'Iburayi wavuze ejo, kwa bya bihugu byateye imbere. Kuko nuvuga ngo ubutunzi Afrika irabufite, ahubwo ikeneye ababubyaza umusaruro. Afrika ifite abanyabwenge bize. Niyo narebye muri bino bihugu tuvuga ngo byateye imbere, usanga bikoresha Abanyafrika bateye imbere. Urebye muri muziki, ugiye muri journalism, ugiye muri politiki, usanga Abanyafrika bafite ba Lumumba bo muri Kenya. Prof Lumumba ni umuntu uvuga ari kwijyana. Ureba mu baharaniye impinduka muri Afrika, reba ntuza Weri Soyinka, aba banditsi bakomeye. Urasanga hari Abanyafrika bahari bakomeye Denis. Reba abantu bakomeye mu buhinzi nk'uyu munyazimbabwe, ntuza izina rye ndaryibagiwe, cyangwa reba Bandagote, ntabakiri nabaherwe. Afrika n'Abanyafrika ubwo bakwiye kuba bareba niki gikwiye kuba gifatwa, nirihe terambere dukwiye kuba dufata. Dukeneye demokarasi iteye gute? Abenshi banavuga Imana ubwayo se ko mu ijuru hari amahoro nk'uko tubivuga, niba ari nabaho, ariko nta demokarasi ibayo. Kuko Imana nivuga ifite amategeko yayo, uvuga ngo ntukore iki araguhana. No mu isi niko bimeze. So Denis, niba twasoza twari turimo tuvuga ku mpinduka nyine ziri gukorwa mu Burundi, ariko tugaruka no kuri Afrika muri rusange, ntago twataye umurongo, ariko tuba tubihuza. Igihe haba impinduka akenshi zakwiye kuba zibaho zireba ku banyagihugu, kurenza kureba kuri sehemu yangu mimi mwenyewe cyangwa se ngewe uridinze ubuyobozi. Igikwiye ni kureba izi mpinduka ngiye gukora ziragirira iki abanyagihugu. Hanini ngira ngo zikorwa Denis, umutekano uko twavuze niwo wa mbere. Niba perezida ahinduye mu nzego z'umutekano, nuko ubwe nagira umutekano abanyagihugu bazawugira. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu Denis. Reka dusoze dushimira abari bakurikiye Bwiza TV, tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho, bakore subscribe, bakore na comment, baduhe ibitekerezo, nimwe dukorera. Nyamuneka mutubwire ibyo tuba twaganiraho n'ibyo tugomba gukosora. Turabagaragu banyu kugira ngo tubakorere, mubashe kubona amakuru arimo ibitekerezo bitandukanye. Mukomeze kugira byiza rero. Ikindi kiganiro naho ubutaha. Umunsi mwiza.